ntugakundane n'umukobwa ubona ko kugutekera ari ubucakara. Ntugakundane n'umukobwa cyangwa se ngo ushakane n'umugore ubona ko kugutekera ari ubucakara. Rino ni ijambo ngiye kukubwira umusore ku musore, ndetse kandi ibintu ngiye kukubwira ntabwo bigirwaho impaka. Umukobwa cyangwa umugore ubona ko kugutekera nyine abyanga, abirisentinga, abona ngo ni nk'ubucakara, n'ubundi ni umukobwa cyangwa umugore inshingano ze ushaka kuzihunga. Byonyine no kuba ari umukobwa cyangwa umugore nabyo arabihunga. Uwo nguwo aba yaramaze kumungwa n'uburozi cyangwa se na bya bitekerezo bya ideoloji yuko kugabura cyangwa se kugaburira abantu biba bimeze nkaho ngo ari ubucakara urimo guhohoterwa. Uwo mukobwa ntimugakundane, uwo mugore ntimugashakane. Igihe cyawe ntukagitakaze kuri uwo muntu w'igitsina gore umeze uko nguko. Ibyo ngibyo ndimo kubikubwira kubera ko uwo nguwo amahoro yawe azayarimbura burundu. Umukobwa cyangwa umugore mwiza aba bisobanukiye ko gutekera umugabo we amafunguro ari igikorwa cy'urukundo. Ntabwo ari ubucakara, ni serivisi, ni keya, ndetse kandi ni ukwita ku muntu nyine, ni creation. Rero umuntu w'umugabo cyangwa se w'umusore ugomba kuba witeze umugore umeze uko nguko, ugabura, uteka bimuvuye ku mutima, abikoresheje urukundo. Apana umugore ubayeho gutyo gusa. Ako kantu ugashyire mu bwonko bwawe, kanda ku ibuto ya follow, ni twinshi cyane uzagenda umenya.